so naje rero gusobanukirwa menya ko M23 buriya ira M ihagarariye ukwezi kwa gatatu, hanyuma itariki ya 23 buriya ngo ihagarariye uriya mubare 23 uhagarariye itariki amasezerano yari gusinyirwaho. Ni amateka maremare turaza kuzayinjiramo nzayababwira, ariko muri make wenda nakubwira ko ira M ihagarariye match. Utambeshya aho hantu wakira koko yego wenda hari aho babikorera kuko n'ubundi babona ko barembye nyine, wenda bakavuga ati reka tubitegure kare mu rwego rwo kugira ngo bitazadutungura ubushobozi wenda ari bukeya, ariko nanone nkahita mvuga nise mu by'ukuri kubitegura kare ni sawa. Yes, ngwaye ikaze ukunda kandi wakurikira ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Ni Zablon TV, nje nitwa Mr Muhanzi. Umerewe ute? Ndizera ko umeze neza cyane kabisa aho uherereye hose. Ni amakuru atandukanye mbangaruka mu byagiye byandikwa hirya ano hino, ariko kandi mwifuriza icyumweru cyiza aho uherereye hose. Iminsi irindwa bari myinshi, nyaboneka n'ujye ubona uyisoje amahoro, jya ushimira Imana. Nanone wongere wibuke ko hari aba batashoje icyo cyumweru cyangwa se umunsi urangiye, jya ushima Imana kubera ko hari aba batashoje uwo munsi. Mu makuru atandukanye aba yaguciye mu maso wigendera cyangwa se wumvishe kuri radio cyangwa kuri platform zitandukanye nawe ukoresha, nizuba wagiye ucaho kuri stati, njye hano nzigarukaho nkazigusomera mu buryo burambuye kugira ngo ubashe kumenya n'iki kigezweho mu makuru atandukanye hirya ano hino. M23 ngo na FRDC noneho bishobora kuba bigiye guhurira ku meza bigasangira ka cyayi nubwo bigoye, cyangwa se bashobora kugasangira rimwe na rimwe ugasanga karabanize, cyangwa se bagaciriye katari kagaruka. Ndavuga FARDC cyangwa se M23. Ese buriya waruzi aho M23 ituruka? Wora ujya wumva izina ngo M23 ugahita wibaza, ariko ngiye kera nari nzi ko ari na ministeri ya 23 yo muri Kongo. So naje rero gusobanukirwa menya ko M23 buriya ira M ihagarariye ukwezi kwa gatatu, hanyuma itariki ya 23 buriya ngo ihagarariye uriya mubare 23 uhagarariye itariki amasezerano yari gusinyirwaho. Ni amateka maremare turaza kuzayinjiramo nzayababwira, ariko muri make wenda nakubwira ko ira M ihagarariye match ukwezi kwa gatatu mu Cyongereza. Sinzi uko kuvuga bitewe naho wize cyangwa nayo wize naho wigiye cyangwa nuko ubyumva nuko bivuga bitewe n'ururimi ukoresha. Twese tuvuka mu ntara zitandukanye. Ira M rero ihagarariye ukwezi kwa gatatu ariko mu rurimi rw'Icyongereza. Nyandikire muri comment uko kwitwa. Hanyuma kandi itariki ya 23 bari M23 cyangwa se 23 yonyine ihagarariye itariki. Hari amasezerano yari gusinywa n'ubundi yandi ujya uhora wumva basinya mu myaka ya kera, ariko mu nkomoko ya M23 numvishe n'urutonde rw'ibintu birebire. Amasezerano yagiye asinywa yenda asinywa agateshwa agaciro ubundi. So rero hari umwanya tuzagira abantu babishaka muri comment nzaza mbigarukaho birumvikana, ni mu bishaka kugira ngo musobanukirwe neza 100% mujye muri kanyine guhora murunga bangabo ngo wabwira ngo M23 ngo n'abanyarwanda, ngo M23 ngo n'abasirikare ba RDF, ngo M23 ngo oya. Nyabuneka narababwiye inkuru zabonye kibara. Hari abantu babibara uko babishaka, uko babitekereje, uko byutsa kumva nyine yavuga to akavuga, ariko tension. Hari n'abavuga kubw'impamvu, hari n'abavuga kubera ko hari cyabaye, hari n'abandi bapfa kuvuga gusa tu. So ngwaye ikaze rero makuru atandukanye, ndizera ko wakanze subscribe kuri Zablon TV, hanyuma kandi utarakanze notification ndizera ko ubwo wasigaye inyuma cyane amateka azagusiga amakuru ntuzayamenya. Ariko gato cyane reka mbere kuri aka gakuru mbonye y'abakuru Nyarwanda. Ni inkuru uruhande rumwe isekeje ariko kandi iranatangaje. Iragira iti mu gace ka Ri muri Papau New Guinea, inkuru idasanzwe yatumye abaturage
batangara ubwo umusore witwa Atane Wanimbo yapfaga mu buryo butunguranye amaze amasegonda 150 atangiye gukora imibonano mpuzabitsina bwa mbere n'umugore witwa Alice Balba. Uyu musore w'imyaka 23 wari utarigeze agira umukunzi cyangwa ngo agire ubunararibonye mu by'urukundo yari yishimiye cyane uwo munsi kuko yari agiye kubigerageza bwa mbere mu buzima bwe. Yahuye na Arisa, umugore w'imyaka 28 wamenyekanye nk'umukobwa w'umunyamujinya ariko afite uburanga buhebuje. Ibintu rero morambibabwira ni ibintu mwishoramo rimwe ibyo muzajya mwishoramo muhite muhera mureba. Ntago rwose nkubeshya, ibi bintu mwishoramo muzajya mubyishoramo mwumva. Uwitwa Niyo Bosco yarica aritonda ararimba ati biryoha biryana, murangije mwebwe mubigira nayo ngo reka ngo bwo nyine mwumva ngo umuziki. Uyu musore w'imyaka 23 barapfuye yaragiye azize iki? Ngo kugerageza. Mwagiye mugerageza imirimo y'amafaranga bakabaha amafaranga, ubuntu bw'ubusambanyi muba muke mana mutumye mvuga ibintu ntatekereje. Hanyuma indi nkuru iragira iti kuri iki cyumweru tariki ya 23 Werurwe 2025 Papa Francisco yasezerewe mu bitaro yari amaze igihe arwariyemo asubira mu rugo rwe i Vatican, aho azakomeza gufata imiti no kuruhuka nibura mu gihe cy'amezi 2. Ibintu rero bikomeje kubera Vatican nabyo mba mbona ntazi byari byo. Waruzi ko buri i Vatican ngo bagize gutya ako i Vatican nta mikino ari ahantu nubwo kuyobora ari byiza ariko kuyobora i Vatican naho bararakaye sinkubiye. I Vatican bagize gutya ngo bategura ikiriyo nyine bategura imihango yose. Urumva bategura imihango yose igomba guherekeza uwitwa Papa ngo baravuga ngo yapfuye da. Ese mubika umuntu cyangwa nyine utangira gutegura imihango yo guherekeza umuntu yo kumushyingura muteri mwabona ko yashize mu akasha. Njya numva no mu Rwanda haraho bigira gutyo ugasanga rwose umuntu yahwereye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ukajya kumva ngo n'ubundi ngo hari hashize ngo nk'amezi 3 ngo isanduku ngo barayizanye ngo baragiye no kwishyura ngo irimbi. Ngaho nyumvira ubwo utambeshya aho hantu wakira koko. Yego wenda hari aho babikorera kuko n'ubundi babona ko barembye nyine wenda bakavuga ati reka tubitegure kare mu rwego rwo kugira ngo bitazadutungura ubushobozi wenda ari bukeya. Ariko nanone nkahita mvuga nise mu by'ukuri kubitegura kare ni sawa, ariko se uwo muntu ubwo nyine adapfuye bigenda bite? Ubwo ntibirangira mu mwici kandi kwica umuntu bitemewe. Hari inkuru nigeze numva niba yariyo ngo yagize gutya aritereka bya bindi byanyu mba mbabwira ngo agize gutya aritereka ngo agiye gukina pranka, abakinyi ngo pranka ngo yapfuye yewe. Arangije ngo baje gutabara nabo ngo basanga aracyari muzima, ngo basanze ari muzima baravuga ati raka ngo ntago dusubirayo ngo tudashyinguye ngo kandi twaje gushyira. Birangira bigenze gute? Birangira bagize gute? Bamushyinguye. Ngaho naho ujye unyumvira kabisa. So rero wenda abantu mukomeza kugenda mugaruka kuri M23 ariko mutazi wa mugani ishingiro ryayo, nubwo ari inkuru ndende unyemereye nyicemo umunca make. Iri zina rya M23 wumva inkomoko ryayo nari nakomeje kugenda ndeka kubisoma wango nzabikore ikindi kiganiro, ariko nsanze ari byo biri ngombwa cyane mu makuru agezweho cyangwa se ngomba guhita nkugezaho aka kanya. Ngahita nibaza nisa ahubwo wowe tayari kumva iyo nkomoko ukareka kujya ugendera ngo ya 23 ukagenda uvuga utazi yo biva niyo bijya bakubeshya ngo ni abanyarwanda ngo bavuye mu Rwanda ngo
tega amatwi wicare wumve neza, jya uvuga ibintu uzi, uganira ibyo wumvishe wasomewe n'umunyamakuru nawe wabisomye ku kinyamakuru, inkuru ya nyayo. Ni inkuru ndi gukesha ikinyamakuru Igihe, yandikwa ifite umutwe ugira gutya: tariki ya 23 Werurwe, ishingiro ry'amavuko ya M23. Wari umunsi w'akanyamuneza, umunsi w'ibyiringiro nyuma y'imyaka myinshi. Umutekano w'iburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wari uhungabanye. Byari ibyishimo ku banyekongo bavuga ikinyarwanda, cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi, kuko bari bizeye ko kera kabaye bagiye gutekana ntibongere kugirirwa nabi. Byari ibyiyumviro by'umunyekongo wameneshejwe n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, agahungira muri pariki ya Virunga, nabwo ikamusangamo, akisanga mu gihugu cy'abaturanyi. Ibyo ariko ntibyari byizanye, kuko byaharaniwe n'abarwanyi b'umutwe wa politike n'uwa gisirikare Congress National pour the Defense the People. Bari bamaze imyaka hafi 3 barwana n'ingabo za RDC ndetse na FDLR. Tariki ya 23 Werurwe 2009, leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari ihagarariwe na Minisitiri ushinzwe ubufatanye mpuzamahanga n'akarere Raymond Tshibanda. Yari ihagarariwe na Perezida wayo Dr Desire Kamanzi. Byasinyiye mu mujyi wa Goma amasezerano y'amahoro. Kugera kuri aya masezerano byagizwemo uruhare n'abahanuzi n'abahuzi. Hano iyi nkuru ndayigira nemwo kabyarana. Yes, unyemerere ngusomere iyi nkuru guva ku musozo. Yes, unyemerere ngusomere inkuru yose yuko umutwe wa M23 cyangwa se iri zina M23 inkomoko yaryo, kugira ngo muve mu rungabangabo. Itariki ya 23 Werurwe, ishingiro ry'amavuko ya M23. Nyabuneka icara wumve neza. Wari umunsi w'akanyamuneza, umunsi w'ibyiringiro nyuma y'imyaka myinshi. Umutekano w'iburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wari uhungabanye. Byari ibyishimo ku banyekongo bavuga ikinyarwanda, cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi, kuko bari bizeye ko kera kabaye bagiye gutekana ntibongere kugirirwa nabi. Byari ibyiyumviro by'umunyekongo wameneshejwe n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, bagahungira muri pariki ya Virunga, nabwo ikamusangamo, akisanga mu gihugu cy'abaturanyi. Ibyo ariko ntibyari byizanye, kuko byaharaniwe n'abarwanyi b'umutwe wa politike n'uwa gisirikare Congress National pour the Defense the People. Bari bamaze imyaka hafi 3 barwana n'ingabo za Kongo ndetse n'iza FDLR. Tariki ya 23 Werurwe 2009, leta ya Kongo yari ihagarariwe na Minisitiri ushinzwe ubufatanye mpuzamahanga n'akarere Raymond Tshibanda. Naho undi mutwe nawo wari uhagarariwe na Perezida wayo Dr Desire Kamanzi. Bari baje gusinya amasezerano mu mujyi wa Goma, amasezerano y'amahoro. Kugera kuri aya masezerano byagizwemo uruhare n'abahuza babiri, uwitwa Olusegun Basanjo wari intumwa yihariye y'umunyamabanga w'umuryango w'abibumbye mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, Benjamin Mkapa wari uhagarariye aka karere n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Amasezerano y'ibyiringiro. Mbere yuko aya masezerano asinwa, yagenzuraga teritwari ya Rucuru, Nyiragongo na Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Yari imaze iminsi igaragaza ko yiteguye kurambika intwaro mu gihe leta ya Kongo yakwemera gukemura ibibazo byayo. Muri aya masezerano, Dr Kamanzi n'itsinda yari ayoboye bemeye ko
isenwa mu rwego rwa gisirikare igahinduka umutwe wa politike wemewe n'amategeko y'igihugu, leta ya RDC cyangwa se leta iharanira demokarasi ya Kongo nayo yarabyemeye. Ubwo muri make mbanze wenda ngusobanurire muri iyi nkuru ndi gusoma. Iyi nkuru bari kutugaragariza kugira ngo M23 iri zina rivuke aho byaturutse. Ntago urumva muri Kongo nkuko mubizi habaye imitwe myinshi cyane, myinshi pe. Hari igeraho nyine imwe ikabura ubushobozi igahita yifatanya n'indi igifite ubushobozi. Ko murayizi myinshi ibarizwayo, sibyo kuvuga ngo M23, sibyo kuvuga ngo FARDC, apana. FARDC ni ingabo za leta, kuvuga FDLR, kuvuga ni nyinshi. Mbere rero urumva za munsi ya 2010, manuka 2009, manuka za 2005, 2000 gutyo, hari indi mitwe ntago M23 yari yakavutse. Muri za 2000 mu 2010 2008 2007 ntago M23 yari yakavutse. Ahubwo hari undi mutwe nawo urwana n'ubundi nkuko M23 iri kurwana. Irwanira iki rero? Yarwaniraga n'ubundi uburenganzira bw'abaturage babaga muri Kongo n'ubundi Kongo itemeraga. Kuko erega ibintu byose byaturutse ku bukoroni, ngira ngo murabizi. Mu myaka ya kera ubwo inama yateraniye hariya mu Budage bakajya kugabana Afurika rwose bakayitera imirwi, bari abagabo bigize ngo ni abayobozi b'isi. Ntago nari nicara ngo numva ukuntu umuntu ayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko akumva ngo no mu Rwanda yahayobora, ngo no muri Tanzania yahayobora, ngo nahe naho ngo arumva ngo yahayobora. Ntago mba mbyumva kabisa. Yuko rebyo byarabaye n'ubundi birangira Afurika bayiciyemo ibice, birangira hari abaturage n'ubundi bisanze nyine bisanze hari muri Kongo, yaba ubutaka yaba bo byose bacamo nyine iyo mipaka yabo. Baravuga ati ubwo u Rwanda rurava hari rukagarukira aha, na Kongo ati rava hano ikagarukira hano, Burundi barava bakagarukira. Urumva hari abanyekongo kavukira n'ubundi bari basanzwe ari abo muri Kongo, muri kiriya gihugu cya Kongo. Hakaba n'abanyarwanda barasanzwe n'ubundi ari abanyagihugu b'u Rwanda. Baciyemo impaka rero, bacamo impaka batitaye ngo se ngo ubundi abanyarwanda bavagaye bakagera he. Kongo bo baraje gutya tu nkuko umuntu ushobora kujya mu isambu y'umuntu utitaye ngo ngewe babatingiye gucishamo umuhanda cyangwa ugiye kubakamo wenda ishuri, ugahita uvuga ati ikibanza cya Karemera n'icya Mugisha ubwo butaka bukaba buhana imbibi, ugahita wubakamo inzu utitaye ku rubi rwa kanaka n'urubi rwa kanaka. Icyo gihe n'ubundi uzahasanga iyo nzu aho bati inzu ni ya Karemera. Birangira na Mugisha nawe akomeje agaruka avuga ati ariko nanjye hano iyi nzu ni yanjye kubera ko hano ubutaka n'ubwanjye. So rero M23 kugira ngo ivuke wari undi mutwe witwaga irindi zina, ariko kubwa amasezerano bari bemeranye ko bagiye gusinya yo mu kwa gatatu, ndetse n'izo tariki 23 nazo z'ukwa gatatu byarangiye ayo masezerano adasinywe, kandi ariyo yaragamije kugarura amahoro n'ubwisanzure. Kuko ayandi bari barasinye abo muri M23 bari kuvuga ko batari kwiyemera kubera ko bemeye ko bavanga ingabo, ariko ugasanga ingabo n'ubundi ngo izivuga ikinyarwanda bakomeje kugira gute nyine kuzimenasa, niko navuga. Bakajya bavuga ati aba bavuga ikinyarwanda ntago ari abacu, kandi ubwo bakusinya amasezerano bemera ko ubwo bagiye bavanze ingabo za Kongo nizo ziri muri uwo mutwe wundi twabonye hari haruguru witwa Congress National Defense People gutyo. Nabonye amagambo yene bawita niba ari CNDP niba ari CNDP. Ayo masezerano leta ya Kongo yarasinye n'uyu mutwe wavuga kuvanga ingabo z'uyu mutwe ndetse n'iza Kongo.
nyuma birarangira bamaje kuvanga abasirikare ba Kongo ba leta ya Kongo bakajya bagira gute bahohotera abo muri uyu mutwe bavuga ngo nyina abari barimo bavuga ikinyarwanda. Birangira rero havutse undi mutwe, bamwe abo basirikare bavamo barivumbura bavuga ati wapi ibi ntabwo bishoboka, twongere dusinya andi hakurikizwe ayandi ya mbere, kuko hagiye hasinywa amasezerano menshi cyane. So ubwo birangira rero ayo masezerano bayanze Kongo yanze, abo bivumbuye bakagenda bakava muri icyo gisirikare bari baravanze, bahita nibo bahise biyita ngo ni M23. Ni amateka maremare ariko ngerageje kukubwira ngo ira M nyine nkuko nabikubwiye haruguru ihagarariye ukwezi kwa gatatu ariko mu rurimi rw'icyongereza, hanyuma uriya mubare 23 ugahagararira itariki ya 23 z'ukwezi kwa gatatu bagombaga gusinyiraho ayo masezerano. Niba hari ikintu wumvishemo nyandikira muri comment dusangira ibitekerezo, kuko ngira ngo abari amakuru mukeneye kumva. Ariko nanone ikindi wenda ubundi gitumye ibi byose mbigarukaho nuko hamaje kugenda hagaragara amakuru avuga ko noneho M23 na FARDC bashobora kuba bagiye kwicara ku meza bakaganira, mu gihe twagiye twumva kenshi Tshisekedi Chilombo Antoine rwose yakomeje agenda avuga ati nge ntabwo nzigera nicarana ku meza n'umutwe wa M23. Menyana ko niba biti byihebe niwe sinzi wirindi jambo yagiye kuvuga M23 akoresha, nge ntabwo nzigera nicara ku meza nabo n'ibiganiro. Ariko amakuru yamaje gutangira kugaragara hirya no hino avuga ko bagiye kwicara bakaganira, cyane ko M23 yari yavuye hariya mu mujyi wa Walikare ivuga ati twebwe mu rwego rwo kubereka ko dukeneye kuganira kandi tubishaka tunabishyigikiye, reka uyu mujyi tube tunawuretse twisubirire hano mu yindi mijyi yacu yaba Goma ndetse na hariya handi bari barafashe. So ndagushimiye rero bamuhaye akanya tukabana muri aya makuru, ariko kandi komeza ubane natwe kuri Zablon TV. Hari amakuru atandukanye, hari stories, ni byinshi ariko turagenzwa n'amakuru cyane, kandi mba mbasomera inkuru za nyazo, ntabwo ari ndi babandi baza bakaza kuzikabirizamo kuza kuzikiniramo n'ibiki. Ntabwo nduwo, nta nubwo Zablon TV turabo, ahubwo tugenzwa n'amakuru of course. Nkubwira ko nitwa Mr Muhanzi, ariko kandi ushobora no kunkurikira kuri platform zanjye nitwa Mr Muhanzi, kandi kuri Instagram, kuri Twitter cyangwa X naho ndari, TikTok na Facebook naho ndari. Tukomeza tubane makuru atandukanye, yaba imyidagaduro ya politike n'ibindi bigiye bitandukanye, ndari kugira ngo tubane umunsi kundi. Ndagushimiye cyane wakoze subscribe kuri Zablon TV, ukibuka no gukanda kunzogera cyangwa se notification mu rurimi rw'amahanga. Usangize ibitekerezo, usangize inshuti zawe kuri platform zose ukoresha kugira ngo aya makuru agere ku bandi batandukanye. Ndagushimiye cyane.